Hello guys, mumeze mute? Ngiye kuririmbira indirimbo abahanzi. Nawabasimbura. Guys, mumeze mute? Nizere ko meze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi. Nkomeje kubashimira uburyo mukomeje gukora subscribe, ariko nkakomeza kubagaya uburyo mutari kureba neza ibiganiro. Buryo uzashima unagaye. Hanyuma ngereka mbabwire nk'ubu kuri video ijyanye n'ibintu byo kwisiga, hari amavuta ari ikiganiro bundi nakoze, ntago mwakirebye nkuko nabishakaga, kandi hari abantu baza inboxes yanjye bakambaza kuri icyo kintu kandi banakivuzeho. Rero hari igihe mfata umwanya nkavuga ku kintu kugira ngo muze kucyumvira rimwe, kugira ngo byibuze nuza no kunsobanuza ubu ufite bimwe mu byo warebyeho. Murana yimubwiye ngo mu mutwe meze gute? Mwabantu mwe erega mba nateze moto. Ari mu YouTube umwe wambwiye ngo yigeze kumbona iki gihe nayo mvuye mu modoka kandi kwera bampinga, duhurira kuri afite niho yambonye kuri Sonatube, ngo arambona ngo mvuye mu modoka ngo ngiye gutega moto, ngo ngo nahise ngatega moto. Ndagira nkumenyeshe ko wabimenye neza ko nyitega we. Ubu twaramenyanye, ndabasuhuje. Hanyuma ikintu natana ndimo mbabwiraho bijya bingora. Ufite nimero yanjye nta kintu bintwara ko hari n'abantu banyandikira kuri impamvu ngiye narashizeho nimero yanjye. Rero nyibabwire, social media ntabwo nkunda kuyikoresha cyane. Urumva ntabwo nakundaga nyine gukoresha ibintu bijyanye na social media pe. Nka Instagram yanjye niyo yigiyeho nta n'ifoto n'imwe iriho. Mbaya ni nk'umuntu upostinga ibintu ntavuga mwajya mugira ngo ni igihuha, wenda mutambona mu biganiro. Hanyuma rero kugira ngo umuntu courage muze kugenda mu following, sibyo mura mu following nsange hariho nk'ibihumbi mfite hano. Aho ngaho ebana nzajya nanabipostinga mvuge ngo iki niki, kuko ndumva ari nayo gahunda nshaka kwiha. Ndashaka kuzajya nshiraho ibintu nzi neza, nizeye neza, abantu bakanyandikira inbox bakambwira uko babibona. Ni rwo rwego nshaka kubishiraho. Urumva ni byiza ko ukoresha imbuga, ariko nanone nkanjye bikambyarira umusaruro. Urumva kubera ko kubasobanurira gutya, uzi umuntu aje muri inbox akakwandikira akakubaza ibintu, umva none hari n'igihe umuntu mbere na mbere maze mbisegureho, ndibaza neza ko umuntu wese uri burebe bino biganiro ujya undeba akanyandikira inbox. Nta muntu umwe njya sini, iyo nkuriye sini njya mbyandika nkavuga ni mbabarira, njya mbivugana hano mu biganiro. Nubona naratinze gusubiza ukabona byibuze hashize nk'icyumweru pe, ntugategereza hashara n'ukwezi, cyangwa ngo utegereze ngo buranga azayibona ngo niba yarayibonye ngo ntansubize ngo ubwo ntago abikene. Oya, ntago ngende muri abo pe, nukuri. Ngewe mba nshaka ko niba unkeneyeho service nshobora kugerageza nkayigufashamo. Ubwo rero mu byumve, umuntu wese utari burebe iyi video muzanangira ubuhamya n'umuntu narababwiye, ushobora no kunyandikira ku kanya rwo nyifite akabere message mitandeba hejuru. Ahubwo hari ikintu nabonye njya nkora ariko gishobora kuba kigora, impamvu ntahita nsubiza nk'umuntu. Iyo nsomye message ntafite umwanya wo guhita nyisubiza, ari igihe bitabingora. Nk'umuntu wanjye agahita abona ko nayisomye wenda, ariko kubisubiza nkavuga ngo ndaza kuba musubiza bikarangira ntagize. Ubu nzajya nyisoma ari uko mujye kwisubiza, nibyo byiza. Ego ndumva ari byo nanone byaba byiza. Ikindi niba muri no kunyandikira, namwe mujye mugerageza munyubahe ko nanjye ndabubaha. Nyine hari nk'ukuntu umuntu akwandikira ukagira ngo nyine ugomba kuba ibyo bintu, ugomba kubimubwira cyangwa se agomba kugutuma. Ngewe ntago wenda navuga gute se, ntago ngewe rwose singewe ngo ndirata, kuko nta nicyo niratana, niyo cyaba gihari sinzakiratana, Imana izabindinde. Hanyuma
ni byiza ko nyine wubaha ibintu ugiye kumbaza nanjye ukubaha ibintu nyine ngusubije niba wumva biri ngombwa kuko ni nayo mpamvu akenshi nzana ibintu hano ntago ngiye ncuruza nta n'umuntu kugeza kuri isaha ndamamariza ariko hari umuntu wanyandikiye bigenze neza dushobora kuba twakorana ariko ngewe nkabikora mu buryo nyine bwiza kuko ngiye sinshobora kuvugira umuntu ibintu bitari byo ni umuntu twavuganye ugomba ushaka kujya azana amavuta cyane cyane essence de beauté hanyuma tukaba nkaba najya mbereka ahantu muyagura hizewe ego kugeza kuri ubu rero nta hantu nshobora gupresiza ngo mvuge ngo aha harizewe uyu munsi ushobora kubwira ejo wenda akabona ntago ari kunguka ibyo ashaka akaba yakuzanira aya pirate rero ibyo bintu ntago ari byo mba nkeneye na gato kuko hari undi wigeze kuba impropose ariko nkajya mbona harimo nyine ibindi bintu bivanze kandi ntago ari byiza ko uri imibiri y'abantu tugomba kuyubaha kandi ikindi nanjye naba niyicira umwimerere wanjye donc niko nabivuga ego amafaranga ni meza nyababwira ariko iyo yavanze no gukabya biba bibi ikintu nabibwiraga rata murabizi neza nta muntu uranyandikira ngo mubwire ngo nyohereza ngo banze unyohereze ngo ayangaya ngo mariko n'umuntu wese unyandikira namubwira niyo unyandikiye mbona ko ibintu uri kunyaka aho ngaho muri icyo gihugu uri ushaka kuba wabihabona niho nkurangira niyo ari ibintu ushaka kuba byavina nkabona bishaka kuhenera ahubwo ntireba neza aho ngaho niba wabibona ababizi bantangira ubuhamya icyo mbasaba mwe ni ukujya mureba video zanjye mu kazi kuri ntago yaba ari muri ariko ugiye kunywa ibyo bintu raki icyaka ntago kiba uzindukanye siko narengize icyaka we ariko wumva nkubaze ntaravuga nk'icyo kintu ubu ko nta muntu uranyohereza impano ya Noheli kandi nta muntu uranyohereza impano ya Bonane ubu koko ego ko mana yanjye uzuye urukundo rwanyu ari ku munwa wowe ujya unkura murumva hanyuma ikintu natana ndimo mbibwirira ngewe umuntu nshoboye gusobanura ndamusobanura nkanafata voice nkamwereza ijwi ryanjye kugira ngo yumve ko ari nangewe hanyuma hano rero mfite ibintu ngiye kubereka n'ubundi mpora mbibereka ariko ngiye kubisobanuraho bwa nyuma uriya mwaka nzatangira kubereka ibindi bintu byiza mudasobanukiwe cyane cyane ku bantu baba bakeneye utuntu tubahumuriza mu nzu nka tura tunabaye ba Jo Twins ntago mba ndi kwamaza niyo mpamvu mwabonye ntigeze mbivugaho cyane kugira ngo mutazamugira ngo ibintu ndi kuvuga nuko mbifiteho profit oya ni byiza ko kuba wagira ikintu cyiza iwawe wagikuye kuri ngewe ndishima hari n'abantu bari kunyandikira nkatanga nimero y'ahantu natuguze ariko ntago bivuze ko rwose mwamamariza oya hanyuma rero hano hari aya mavuta arimo ubu ngubu ntago ari Françoise Bedo n'ayandi mavuta arimo ndaza kubabwira iri cupa riranashaje murabona ko rimaze igihe amacupa yo ni byiza kuyabika kuko urayakoresha mu buryo bwo gufungura amavuta hanyuma rero iyi Françoise Bedo abantu benshi naraye mbonye na Queen of Cheetah muze no kujya kureba ikiganiro yashizeho arayisiga sibyo yisiga shoko yisiga puissance harya niba ntibeshye aya mavuta agira ibyiciro byinshi nkaya ngaya ni royale hari aya puissance hari aya carotte ari mu bwoko bwinshi haraba mu icupa nyine risa nk'umukara umweru umutuku hari n'aba mu icupa risa gutya ntibeshye neza aryayo nayahe uyazaze kwandika muri comment isa gutya kandi ari Françoise Bedo ntago rero nigeze mvuga ko Françoise Bedo ari mbi sibyo kuko hari umuntu unyandikira akamubwira ngo urumva ngo nanjye ngo mfite ikibazo ngo nisiga Françoise Bedo ngo ubusengo nago yazangira mbi oya nago Françoise Bedo nago ari mbi gusa biterwa nuko we ushaka cyangwa se
nuko ubona bijyanye n'uruhu rwawe, kuko imibiri y'abantu ntago ihura. Gusa impamvu nabigishije cyane kuri essence de beauté nandwi icupa ryayo narizanye, ariko ntacyo iringiri nimwe naberetse kera narakuyeho agashashi ndi kubabwira ko kubera ukuntu ahenda nangaga kwereka umugabo wanjye ko nyine ndi kwisiga ayo mavuta yabaga ahenze. Urumva nayaga nagavuye nabitsabitse gake gake. Urumva mba nababwiye utubanga twanjye twose, ubu n'ubundi nta kundi byararangiye. Ubu ngubu ndi ku rwego rw'uko nshobora kuba nayabona bitansabye byenda kugavura cyane, cyangwa se nkaba nanabimubwira ko deja yarabibonye ko ariyo nisiga. Yes, icy'ingenzi rero si uguhendwa ku mavuta. Icy'ingenzi ni ukumenya uko ushaka gusa, ukamenya n'ibijyanye n'uruhu rwawe. Impamvu rero nabibwira kuri essence de beauté, utu ni utunuze twayo, urumva ni udushamikiyeho isabune. Impamvu nari nabibabwiye gutyo ni uko essence de beauté iri cupa ryonyine ushobora kujya uryisiga. Niyo mavuta nzi ushobora kwisiga mu maso, niyo waba ufite utuntu tw'uduheri cyangwa twa tuntu tumeze nk'udushishi bigashira. Bidashize byaba ari ikibazo nyine cy'umwimerere. Ego Françoise Bedo, ngewe impamvu iri cupa ari naryo mfite ryonyine nuko iyo narayisizeho ndaribabwira nasaga neza pe, nasaga neza, ariko nyine mbona ubanza narashatse wenda ibyihuta. Nabonaga nyine mu ijosi ntasa uko nabishaka, kandi ngewe ijosi ryanjye ni naho hantu ahubwo nsa neza kurusha ahandi. Ego ikintu kindi navuga, hari umuntu nyine usanga yisiga amavuta akesha asa neza, ariko ugasanga mu maso none yuko ubiseho na foundation mu maso ntago ari ahantu rwose hagorana. Jya ubanza kwisiga umubiri wundi, ahubwo mu maso hakaba ari ahantu haba ahanyuma. Rero aya mavuta abantu benshi bayisiga, mu mibare mwandike muri comment mujye musobanura n'abantu, nabyo ni byiza no kumfasha, ariko ntago ari mabi. Hari n'ubundi bwoko bwinshi ndashaka kuzashaka. Urumva hari ibintu njya nkora ufite kuri mbikorera mwe, ariko ngiye kuri jewe nta nyungu mba mbifitemo cyane. Ugasanga wenda nk'ubu kuba najya mu iduka ry'abantu nkajya kureba amavuta nkayabasobanura gutya na gutya, ni ngombwa ko iryo duka muri buze kurimenya, kandi sometimes nta n'ikintu ndi buze nta nyungu ya danje ndi buze kubibonaho. Ibyo bintu niyo mpamvu mbyirinda, ariko ubundi mfite ibintu byinshi mba ngomba kuzajya mbaha. Ikindi ntabwo najya buri munsi njya kugura amavuta ngo mberekereho. Ikindi ntabwo wajya ujya kubwira umuntu ngo ntiza aya mavuta, biba bigoye. Hanyuma ikintu nshaka kwivugiraho, ubundi essence de beauté iyi ni isabune, ni isabune yayo. Ego ni isabune. Iyi sabune rero iba ihenda, ntabwo nshaka gushishikariza kugura ino sabune. Niba nkubwira ngo niba ufite umuntu ukoherereza ibi bintu, biba byiza iyo ugiye nyine kubireba nyine ahantu hataguhenze. Ariko hari n'abantu bagira ubushobozi. Ndashaka no kuzababwira ku mavuta yitwa MAKARI. Ego MAKARI ndashaka kuyababwiraho, kuko nayo ni amavuta meza. Amavuta meza kandi nayo ajya akorera abantu benshi. Nzabibabwiraho. Iyi ni isabune, iyi ni oil. Iyi ngiyi ngiye nyivanga n'amavuta. Iyo ngiye kwisiga nyivanga n'amavuta. Nababwiye ko nzafata umwanya, urumva kubona mura nyine mu rugo birangora, ariko nimbona kamera nzafata umwanya ndi kwisiga, urumva mbereke ukuntu umuntu abikoresha. Urumva iyi ngiyi ni isabune cleanser. Urumva iyi ngiyi nayo ni tonique revitalisante. Agakura gakata. Umva iyi urayihanaguza, iyi tona urayihanaguza, sibyo? Ikintu gufasha ni nko gukuraho iminyanda. Ukoresha twa tu eponge batwita gute? Niyo mpamvu nshaka kuzakora nyine iyo video.
nubwo nzongera gukora video y'amavuta ntarakora iyo video. Impamvu narinzanye ibingibi nuko nubundi nashaka kubibabwiraho ko iyi ngiyi ubundi ivanga n'amavuta ino oil. Ikintu nashaka kubabwira nyine nuko ubwo wamugani nzabikora ndi kwisiga. Ni byiza ko iyo umaze nko kwisiga nk'iyi oil cyangwa umaze koga ino sabune, ni byiza ko mu gihe utaragira wihanagura gake gake wikozaho, ubwo bako ufite akayisumi ntimukihanagure nyine mwikuba mu maso, ntago ari byiza. Jya wihanagura gake. Ikindi niba isabune uri kuyoga iyo ariyo yose rega tureke n'izi ngizi, jya woga gake mu maso, ntago bahakuba ngo ushemo n'inzara. Iyo ni isura yawe ugomba kuyitaho. Ikindi kintu navuga, urumva n'abantu bakunda kugira utuntu tw'uduheri cyangwa se bagira uruhu rw'amavuta, inuze iyo uyihanaguje, iyitona iyo uyihanaguje biragufasha. Tuzabifataho ikindi gihe. Hanyuma rero impamvu nakoze ubundi gutya ni nka decoration, undi ntago ari byo bintu nashaka kuvugaho cyane. Icyanzanye cyane ni kuvuga kuri aya mavuta, aya ngaya, sibyo? Aya mavuta ni make, nta nubwo ahenda, sibyo? Ni make, nta nubwo ahenda. Ikintu ushaka kuyavugaho ni iki rero? Ngewe aya mavuta ndashaka kuyatryinga nkareba. Iyi ni nuze yayo, iyi ni serum yayo, urumva? Ikintu rero nshaka, reka nyashire hano imbere, uraza kubizuminga nyagaragaze. Let's get serum. Iyi serum ushobora no kukazuminga hano nta kibazo. Gutya iyi serum, ntago aya mavuta nta kintu cyinshi nayavuga ko urabona iriya serum iracyanarimo, ahubwo ahangaha niho nayafunguriye, urumva? Niho nayafunguriye muri iri cupa. Niyo mpamvu ubona hano ubundi haba harimo glycerine ya Françoise Bedo, harimo n'akaglycerine gacyamita mbishiranamo. Ikintu rero nakoze ni iki, kubera ko aya mavuta ngewe ntizeye ko ubushobozi hari igihe, kuko navuze ko nyine ntazongera kuyagura, nzantegereza abantu bayanyoherereza niyo nakohereza amafaranga, ariko ntayaguze nyine ahantu hamenze. Cyese nimbona ahantu hatamenze ko no umuntu ababwiraga, wenda namubwiye ko abikoze yajya abikora mu buryo butahenda abantu cyane, kandi ukaba byizeye ko nanone kugira ngo uzabone umuntu uzajya ukoherereza ibintu biba bigoye. Nabyo ni byiza kuba twabona umuntu uyafite hano kandi meza yizewe, nabyo ni byiza cyane. Reka nihute none, ndabona n'imvura igiye kugwa. Ikintu narindi kubabwira, aya mavuta ndashaka kuyagerageza, niyo ngiye kujya nisiga ku maguru. Nkumaze iminsi nisiga ku maguru kubera cya gisebe, ndacyafite gisebe, ndanababara. Kwa mutaranambwiye Paul, nabyo mugomba kumbaza, se umeze ute, warakize? Reka nkunda care, ndakunda kandi care, murumva? Ndashaka kuyagerageza, muyiteho. Nimbabwira ko ibintu bimeze neza, cyangwa se ndashaka kumenya niba hari umuntu wigeze ayakoresha bambwiye ko ari meza. Kuko buriya amaguru biri mu bintu bikunda gutinda gucya. Amaguru buratinda gucya bitewe n'umubiri wawe. Rero ndashaka kuyagerageza, kuko kugira ngo uzabone aya mavuta ari bugukesha umubiri wose kandi usa neza biragora. Rero hari umuntu wambwiye ngo ni sawa kandi arayacuruza, ndashaka kumenya neza niba koko ibyo ari byo. Yitwa Limine Gold. Ndashaka kumenya rero niba ari byo, ngo ubundi ibyumweru 7 bamaze kumenya neza uko bimeze. Hanyuma rero iyi glycerine yashizemo ntago ari yanjye, ni icupa iyi ngiyi. N'umutwe duturanye yarayikoreshaga, urumva? Yasaga neza cyane pe. Ariko ndakumenyesha ko iyi glycerine yitwa lalala iratukuza. Lalala yitwa lalala. La 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 yitwa lalala. Ko imvura igiye kugwa ko ari danger. Murumva iyi lalala, niba uzi ko ugiye kugura essence de beauté cyangwa Françoise Bedo ugashamo lalala, bumva bimeze bite? Ugiye kuvanga ibintu. Ntago nyenye nshishikariza umuntu gukora ibintu nk'ibyo. Niba basi wana bivanze ugira ngo trying, niba ari umuntu ari tryinze bigakunda, ntugajye upfa kubisiga mu maso.
sibyo niyo mpamvu nari mvuze gutyo ni nziza pe ku muntu kuri abantu bitukuza bisiga amavuta adahenze kandi nyine yandi ameze nka nabyita se gute hari amavuta nyine abadahenda kandi nk'abantu kera bisiga nka za karorayiti iki hari nk'umuntu ubungu kugeza kuri isabo wisiga karorayiti kandi akavuga ati nta nandi mavuta nakwisiga bavuga ko kera karorayiti nyine urumva ko hari nk'amavuta baba baraciye abatari meza babazi impamvu u Rwanda rwacu rubaruzi ibintu bidufitiye umumaro rero kera n'umuntu ushaka kubwira uti ubungu simbiza ashaka kuba atagihari kuko ibintu bituguza cyane buri ibintu ngiye mbereka ni ibintu mba nzi neza ko bifite ubuzira nenge rero iratukuza cyane ariko jya ugerageza ntukisige ibintu bikwicira uruhu cyane cyane mu maso sibyo niyo mpamvu nabigenze gutya hanyuma iyi nuza ari abantu bamaze kunyandikira inbox bambaza hari video nigeze gukora ndi koza kwire na cya gitanda cyanjye njya mberekeraho video nicyo njya nogesha iyi nuze mikro yanjye uri bunyumve gutya uri ko nyumva iyi nuze uri iba ari igifuro ikadaje mutanyishiraho iba ari igifuro ushobora no kuyikoresha so unayishira kugira ngo ubibone reba nuko nguko imera wayibonye ushira ahantu rero ugahanagura neza ku ntebe cyangwa se ku kintu cyose ubona cyakwire njye nyene nayihanaguza n'inkweto yanyanaguza inkweto z'umugabo wanjye zimwe zo zimeze nka miroir nyambona nta kibazo na machine haba hari hashushanyijeho n'ibintu byinshi machine ikintu cyose cyose ushobora kugihanaguza ubona kitagomba kujyaho amazi Igo ya laptop uyihanaguza urumva na telefone ushobora guhanaguzaho ku kirahuri inyuma ego nukuri nta kintu byatwara hanyuma iyi kantu nayo nago njya wa mwana wanjye murabizi ko abambwira nakwanje turekere twimuke iyi kantu nayo ni nziza ku bantu bafite abana bagira imisatsi ikomeye rero kugira ngo urumva umwana wanjye afite dread iracyarimo n'igice nzayikoresha kuri kesi nayo nabikoze ngerageza kugira ngo njye mukorera mu misatsi ariko gafite ukuntu kagoranamo cyane karagakoga kanjye bamuranga barabizi urumva nawe ukunda umuntu no mukora mu mutwe rero nahise mmitamo kuba mushiriyo dread kandi dread nago nzikunda ziri mu bintu bituma nyine umwana adasa neza cyane buriya Kairi ni icyuki cyane buriya hari ubwuki mama mutabonye akurumva ni n'umwana urumva dread rero nta nubwo nyenya nkunda umuntu mukuru nyine uzigira pe hari ubwiza buriya zikuraho muzabyitegereze muzabibona ego so rero abantu bajya bambaza kuri lipstick nisiga dore ni bene izi ngizi n'utungutu nya nisiga siko muna twanditseho ngo stay murumva uraza kuza kubifotora ubyegere nibyo byiza urumva ikintu kiza cyayo kamwereke kugira ngo kabone neza la 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 gutya ikintu kiza cyayo ngewe njyamora nyine sha tungutuko nago duhenda tugura niba ari icyatanu niba ari bibiri ego ikintu kiza cyayo reka nkwereke nibindi ahubwo kugira ngo ubibone kuri ibindi wabibonye nta kibazo urumva ikintu kiza cyayo ni ntago nyine igimvaho niyo nari gibiki naga imvaho nicyo nyikundira ariko nta kindi kintu cyatari mbonye aka original nanjye nagakunda muzakanyohereza nta kibazo nako nakishimira ubundi no muri iminsi ndi kwisiga foundation zitari original kandi nazo ntago nyine nzikunda cyane ariko nazo ndazisiga nta kintu bitwara rero niyo mpamvu uyu munsi nashatse kubereka kuri ibi bintu ikindi ndabinginze niba nashizeho video ukajya ubona irenterese nubwo naba nashizeho nk'iyi video impamvu nashize bino bintu hano byose ni nka decoration kugira ngo muze kubona ko hari ikintu nashatse kuvugaho cy'ingenzi sibyo ariko by'umwihariko ndashaka kubabwira ko mbakunda cyane mbifuriza ibyiza ariko gusa neza ntago bivuze ko ugomba guhendwa ntabwo bivuze ko ugomba kugura ibingibi nakweretse ahubwo niba ufite umuntu wizeye w'amavuta nawe ushaka kumugisha inama umuntu wizeye gusa bigoye nyine kwizera umucuruzi sometime kuko abashaka amafaranga of course
rero ariko hari igihe hari abagerageza kuba inyangamugayo cyangwa se yabona kera ncuruza telefone hari ukuntu umuntu yabaga ari umukiriya aje kugura nka telefone ariko wamwereka inziza agahita akubwira ko umuhenze kugira ngo atagucika ukamwereka idahenze ugahita umwigishaho ugahita ubihindura abantu buryiyi rwose imeze gutya ugahita urumva ni amakosa ariko urumva ni amakosa abacuruzi urumva bari gushakisha nubwo biba atari byo rero urumva wagukora nk'umubosi ku buryo udacuruje byaba ari ikibazo sibyo ariko ikintu nakubwira cyo umubiri wawe niwo ugomba kumenya kandi ukikunda ukamenya n'ibijya ku mubiri wawe n'ibitagomba kujyaho muri iriya video muze gusubira inyuma please muyirebe ntago numvaga ndibuze kongera gukora video y'amavuta cyangwa ikintu cyari cyose cyerekeranye n'ibi ngibi nguko nashaka kongera kubabwira ko iriya video muri buza kuza kuyireba babantu bafite utudomodomo babantu bafite amaribori yatewe n'amavuta cyangwa kubyara bose bajyeho ikindi naga ibyo bintu mba nabishizeho kugira mu byishakire ni mubibura musho no kwandika mukareba ko mushaka kubibona nibyo byiza kuruta byanshimisha kuba mutakwirwa munambaza mubibonye hari hose mukabigura byizewe mukayamunshimira mukamubwira ati noneho Clara ibi byagenze neza nta n'umuntu urambwira ngo gafanta urumva ubwo rero cyakora hari abantu nyamara muri comment bavuga ngo warakoze gutya na gutya nabyo ni byiza rata mwarakoze ikiremwa muntu kiremwe mu kwishimira ko umuntu agushima ngewe umuntu anshimye nanjye biranshimisha so ndabakunda cyane rero Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubagura icyo utari busobanukirwe ucyandike muri comment hanyuma kuri Instagram muze kujyaho ndaza kwipininga Instagram yanjye hanyuma ndaza kwandikaho mumbaze buri kintu cyose mushaka kumbaza mumbaze buri kintu cyose cyaba mu buzima busanzwe cyaba mu bijyanye n'ibi ngibi ibyo ari byo byose nzafata umwanya mfate video mbibabwireho Imana rero barinde ahantu ndi imvura iraguye ntabwo nakomeza kubabwira ku bintu ushaka kubabwiraho neza byose ariko kwa Clara TV show nakagaruka Imana ibongerere ikindi mukomeze gusengerana mama wanjye ararwaye mama wanjye buriya nakabaye naramuzanye ko mba mukumbuye ko tuganira ariko muri iyi minsi ararwaye umugongo n'akaguru abantu basenga nyine nawe musengere kwa ko ni umuntu ukomeye ku buzima bwanjye so ndabakunda cyane rero Imana ikomeze kubagura ciao ciao